Asaga ku isaha y'isaa munani zishyira saa cyenda nibwo impanuka idasanzwe ikomeye cyane yabereye mu karere ka Rubavu. Byari kuwa gatandatu tariki ya 28 Gashyantare 2026 yahitanye abagera kuri 11. Iyi mpanuka yabereye mu murenge wa Gisenyi, akagari ka Ntego, umudugudu wa Nyaburanga, saa munani zishyira saa cyenda z'igicamunsi. Nk'uko umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper yabibwiye itangazamakuru, akaba yatewe n'ikamyo ngo yagonze ivatiri. Mu baturage by'umwihariko bamwe bakaza kwasiga ubuzima, abagendaga n'amaguru, ndetse kandi hakaza gupfa n'umwe mu bamotari bacagaho bari bahetse umugenzi. Abagera kuri 11 biravugwa ko aribo baguye muri iyi mpanuka, ariko kandi nanone Meya Prosper yavuze ko abapfuye barimo abantu bari mu modoka yaguriwe n'ikamyo, abandi babiri bari kuri moto, ndetse n'undi umwe wagendaga n'amaguru. Abaturage twabashije kuganira nabo by'umwihariko batuye muri aka gace babonye ibyizi mpanuka ngibyo byo batubwiye. Ari kuzamuka ikira kimodoka kiri kumanuka nuko kita kibakubita rara mu nzira birarangiye. Kuvuga ko ari feri yabuze ari imbano ikomeye cyane kandi iteye ubwoba. Cyo njingira ko yateye ubwoba nuko yishe abantu benshi, hari n'umumotari nawe wapfuye n'umugenzi yarihetse, kandi nabari abasanga umuryango bavuyemo bapfuye kuretse uriya mwana warukotse gusa. Ariko naho ntabwo twamenya wenda niba aramuzima, ni Imana ibizi. Ariko kandi nanone umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Uburengerazuba CP Sylvestre Twagiramungu yabwiye itangazamakuru ko iyi mpanuka yatewe kutaringaniza umuvuduko w'umushoferi wari utwaye ikamyo. Ati impanuka yatewe no kutaringaniza umuvuduko w'umushoferi wari utwaye ikamyo. Ari naho duhera dusaba abashoferi bose kujya bashishoza bakareba neza umuhanda barimo, mu buryo bwo kugira ngo dukumuriye impanuka nk'izi. Iyi mpanuka ni imwe mu mpanuka by'umwihariko yabaye, ariko ikaba yashegeshe benshi, kuko iyi mpanuka yagaragayemo urupfu rudasanzwe rwa bamwe mu muryango w'abantu baturuka hamwe. Imana ihe iruhuka ridashira by'umwihariko abo bose baguye muri ino mpanuka. Ariko kandi nanone byari kiza Munyize Mwanadamu mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Gisenyi, akagari ka Ntego, umudugudu wa Nyaburanga.